Kiliziya imwe, umuhuza w'abashaka ubumenyi, kubutanga no kubuvuma, byose ni ku buntu. Muze duhugurane muri Kiliziya y'abari mu rugendo, duharanire kuzagera muri Kiliziya y'abatsinze. Muze twungurane ubumenyi. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Ikaze kuri Kiliziya imwe TV, aho twigana twungurana ubumenyi butandukanye. Bahaye ikaze rero mu kiganiro twigire kandi tumenye amateka y'abatagatifu. Tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu. Uyu munsi tugiye kureba Mutagatifu Bikira Mariya, umwamikazi wa Kibeho. Tugiye kureba Bikira Mariya nk'umwamikazi wa Kibeho. Bikira Mariya nyina w'Imana, tumwiyambaza ku buryo bw'umwihariko, ku buryo Mutagatifu Tomasi wa Akwini amwita ikiremwa cyubashywe kurusha ibindi biremwa byose. Muri Kiliziya Gatolika no mu bakristu b'Aborthodox niho dusanga cyane umuco wo kwiyambaza Bikira Mariya nyina w'Imana, ku mugaragaro no mu buryo bw'umuntu ku giti cye. Muri Kiliziya Gatolika rero twizihiza amatariki amwe n'amwe akomeye mu buzima bwa Bikira Mariya. Ayo matariki akaba afite uruhare runini cyane mu gucungurwa kwacu. Ayo matariki akomeye twizihiza muri Kiliziya y'isi yose n'aya: tariki 8 Ukuboza, twizihiza umunsi mukuru w'ubutasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya. Ni ukuvuga ko mu isamwa rye mu nda ya nyina, Imana yamurinze icyaha cy'inkomoko. Tariki 8 Nzeri twibuka ivuka rye nk'umuyahudikazi uvuka mu muryango w'umwami Dawudi. Tariki 21 Ugushyingo twibuka ko ababyeyi ba Bikira Mariya bamutuye Imana mu ngoro y'i Yeruzalemu. Tariki 25 Werurwe twizihiza umunsi mukuru ukomeye wa Marayika Gaburiyeli Mutagatifu abwira Bikira Mariya ko azabyara umwana w'Imana. Tariki 31 Gicurasi twibuka Bikira Mariya ajya gusura Elizabeti Mutagatifu, nyina wa Yohani Batisita. Tariki 15 Kanama twizihiza umunsi mukuru ukomeye w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Yarakujijwe ajyanwa mu ijuru na roho ye n'umubiri we. Uyu munsi mukuru rero
kimwe n'umunsi mukuru wa Bikira Mariya nyina w'Imana twizihiza ku ya mbere Mutarama, bisobanura cyane by'umwihariko ukuntu Kiliziya Gatolika iha agaciro Bikira Mariya mu gucungurwa kwa muntu. Iyi minsi tuvuze by'umwihariko, kimwe n'indi minsi twavuze haruguru, twibukaho cyangwa twizihizaho Bikira Mariya, irerekana ukuntu Bikira Mariya yafashije Imana umugambi wayo wo kudukiza, ikerekana isano y'umwihariko Bikira Mariya afitanye n'umwana we Yezu Kristo. Iyi minsi kandi iratwigisha ukuntu Bikira Mariya ari irebero mu nzira yo kuyoboka Imana. Bikira Mariya yiyambajwe kuva mu ntangiriro za Kiliziya. Abakuru ba mbere muri Kiliziya bamwigishijeho kandi bandika inyandiko nyinshi zishyigikira ukumwiyambaza. Buri gihugu na buri diyosezi muri Kiliziya bifite umwihariko wabo wo kwiyambaza Bikira Mariya. Ibyo bituma huzuzwa ubuhanuzi dusanga mu Ivanjiri bugira buti amasekuruza yose azanyita umuhire. Tubisanga kwa Luka umutwe wa mbere umurongo wa 48. Amashusho menshi ajyanye n'amabonekerwa ya Bikira Mariya atanga ubutumwa butandukanye uwo mubyeyi yatuzaniye, kandi akanatwigisha byinshi mu buzima bwe. Akenshi Bikira Mariya yagiye yigaragaza akikiye umwana Yezu. Musenyeri Misago wari umwepiskopi wa Gikongoro yahamije ko Bikira Mariya yabonekeye i Kibeho muri aya magambo: nibyo koko Bikira Mariya yabonekeye i Kibeho ku itariki 28 Ugushyingo 1981, ndetse no mu mezi yakurikiye. Hari impamvu nyinshi kandi zinyuze mu mucyo zituma tubyemera. Kuri iyo mpamvu, abo Kiliziya yemeza ko babonekewe na Bikira Mariya ni abakobwa 3 ba mbere babonekewe. Abo ni Alfonsina Mumureke, Nataliya Mukamazimpaka, Mariya Clara Mukangango. Bikira Mariya yabiyeretse yitwa nyina wa Jambo, bishaka kuvuga ko ari umubyeyi w'Imana. Nk'uko ubwe yabisobanuye, aba bakobwa nibo bujuje ingingo Kiliziya yashyizeho zigaragaza uwabonekewe na Bikira Mariya. Ku buryo bugaragara, ayo mabonekerwa yarangiye mu w'1983. Ibyavuzwe nyuma yaho nta gishyashya byazanye. Musenyeri Misago yakomeje avuga ko amabonekerwa atuma abantu bakunda isengesho, kandi n'abasaserdoti bakabona imfashanyigisho ikomeye. Ariko amabonekerwa ntacyo yongera ku ijambo ry'Imana riri mu byanditswe bitagatifu, kuko aba yibutsa inyigisho za Kiliziya Abakristo bari baribagiwe. Bikira Mariya wabonekeye i Kibeho niwe nyina w'Imana, nyina wa Jambo. Tukaba twibuka Kibeho, tukaba twibuka ububabare bwe burindwi. Bikira Mariya wa Kibeho atwibutsa ububabare burindwi yagize mu mibereho ye hano ku isi, bityo afasha Yezu mu gucungura abantu. Bikira Mariya yaje i Kibeho kutwibutsa ngo dusenge ubutarambirwa kandi duhinduke inzira z'ikigendwa. Yadusabye kandi kwicuza no kugira ubuzima bwavuguruwe n'ijambo ry'Imana,
n'ibikorwa by'urukundo ndetse n'iby'ubutungane n'ibindi. Yavuze izina rye rya nyina wa Jambo kugira ngo tumenye ko ari nyina w'Imana, ko yabyaye Imana, bityo tureke kumwitiranya n'abandi babyeyi. Yezu Kristo yaraducunguye. Bikira Mariya ni umuvugizi wacu kuri Yezu, akaba yarafashije Yezu Kristo kuducungura. Icyo Bikira Mariya yatsindagiye muri ayo mabonekerwa ni uko twakanga icyaha twivuye inyuma kandi tugasenga ubutarambirwa. Iryo sengesho rituma dukomeza kunga ubumwe n'ubutatu butagatifu. Twizihiza umunsi mukuru wa Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho ku itariki 28 Ugushyingo. Byakusanyijwe na Padiri Theophile Twagirayezu wa Diyosezi ya Byumba. Ku yandi makuru mwabariza kuri nimero musanga kuri iyi videwo. Murakoze, dukomeze twigire ku batagatifu, natwe tuzavemo abatagatifu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Mwamikazi wa Kibeho udusabire.